impamvu nise abakobwa b'iwacu nakoze genda nshyiramo n'abahungu ya kuko n'abahungu turafite beza abakobwa b'iwacu baraberewe n'abasore b'iwacu baraberewe barabyina neza tukizihirwa baratega neza nk'inyambo. Nje muri kumva banyita Albert Mugisha, so rero nkaba ndi kumwe n'umutumirwa ahangaha agiye gutangira atwibwira, hanyuma tubone ubukomezanya n'ibindi bihangano bye byinshi kandi byiza birimo biratraining hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. So umwanya ni wawe, watangira utwibwira. Murakoze cyane kandi nkaba nshimira abakurikirana Jado Inganzo TV show bakunda kureba ibikorwa byayo, video zayo zigiye zitandukanye. Nkaba nishimiye ubutumire bantumiye kugira ngo mbashe kubigaragariza nk'umuhanzi ukizamuka kandi ufite indirimbo ikunzwe cyane. Amazina yanjye rero nitwa Jado Inganzo, n'iry'ubuhanzi ay'ababyeyi Igabe Jean Dodier. Jado ufite ijwi ryiza, reka mbanze mbikubwire, sinzi niba ari njye ubyumvishe, ariko se Jado muri uyu mwaka ndabibona urimo urakora cyane, ufite indirimbo ziri gukundwa n'abatari bakeya. Ese niye mpamvu urimo urakora ibihangano bimeze gutya cyane cyane ko niyo kariyeri yawe utangiye ubu ngubu nibwo ukiza muri industry ya music? Ni irihe banga urimo urakoresha, reka mbivuge gutyo, ni irihe banga urimo urakoresha kugira ngo ibihangano byawe bibe byazamuka kuri uru rwego? Kambashe gusobanurira abadukurikiye, ndabizi ushobora kuba ari bwo umbonye bwa mbere, ariko ntago ndi mushya, amaze igihe. Umuhanzi iyo abashije gukora ikintu kikayanze bagira ngo nibwo aba ari mushyashya. Maze imyaka 5 ndi muri industry ariko ntaramenyekana. Nakuze nkunda Masamba Intore, buriya ndamukunda cyane, nkunda impano ye cyane, ibangano bye cyane. Nakuze numva yuko ngize n'amahirwe nkamubona tukicana tukaganira.